inshuti bavandimwe nanezerewe kubona twongeye kugera muri wa mwanya mwiza wa mwanya duhuramo twiga ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku isabato. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo rero bibane namwe mwese. Tugeze muri uyu mwanya aho tugiye kureba ikigisho cya kabiri cy'igihembwe twatangiye, aho dufite insanganyamatsiko ngo twabibonye ivuga ngo gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana. Gukura mu mushyikirano ngirana n'Imana yanjye, gukura mu mushyikirano ugirana n'Imana yawe. Umukristo wese gukura mu mushyikirano agirana n'Imana ye. Mbese dukeneye gukura? Nkeneye gukura, ndizera ko nukeneye gukura tugakuza umushyikirano tugirana n'Imana yacu kugira ngo tuyibwire n'abandi. Twasanze rero ko ari ngombwa ko twisuzuma, tukisuzumira mu byanditswe, tukisuzumira muri Kristo Yesu, turebye ubuzima yabayeho tukisuma tukigereranya nawe. Twasanze rero twebwe mu kwisuma kwacu dusanga hari igihe dutekereza ko dushitse ariko tudashitse, kubera twabonye abirawodokiya. Twasanze kwisuzuma kwabo bari bazi ngo ko ari abakire, bari bazi ko bambaye, bari bazi ko bazi kureba, bazi kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ariko basanzwe ngo ari akazuyaze, badashyushye kandi batabize arabakurukwa. Natwe rero twasanze tugereranywa na Laodikiya. Uyu munsi wa none ntidushyushye ntitubize turakazuyaze. Ako kazuyaze rero nkuko abanyarodikiya bagiriwe inama kugira ngo bavemo kazuyaze, natwe turagirwa inama kugira ngo tube muri ako kazuyaze. Ninde watuvana muri ako kazuyaze rero? Ni ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera kubyiga rero byonyine gusa ntabwo bihagije, dukeneye umwuka rero kugira ngo adusobanurire tumenye ibyanditswe byera. Noneho nitubimenya turebe aho tugwira twihane, kubera ko ibyanditswe byera birimo n'aya mategeko twahawe. Ya mategeko rero ni nk'indorerwamo, nitureba tuzatsindwa, ariko gutsindwa umwuka wera ari we ubidushoboje niho bizashoboka. Nitumara gutsindwa rero ni ukwihana, nta kindi. Nk'uko abarodokiya bagomba kwihana, natwe tugomba kwihana, ahasigaye tukagenda turi gukurira muri Kristo kubera umwuka wera twabonye. Tumusabe nza umwuka wera. Uwiteka yavuze ko azaduha umwuka wera rwose, azamuduhana n'abamusabye. Reka tumusabe mu bwinshi noneho dushobore gukurira muri Kristo. Hano rero tugiye kureba dushobora gukurira umubano wacu n'Imana. Ushobora gukura gute iyo Mana tutayizi? Mbese byashoboka? Ntabwo byashoboka. Kugira ngo dukurire muri Kristo cyangwa kugira ngo umubano wacu n'Imana ukure, nuko twamenya iyo Mana iyo ariyo. Reka rero muri iki cyigisho Uwiteka ari twigishiriza, turebe iyo Imana iyo ariyo, turebe ibiranga kandi n'icyo itwifuzaho. Reka tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, Imana yera kandi ishobora byose, umukozi w'umuhanga tubakoretse kugira ngo uze utwimenyekanishe. Data numara kutwimenyekanisha tugukurikire tukuzi neza. Wowe ubanje kutumenya uratuzi, ariko nako dukeneye kumenya Gasani Mwami kugira ngo tukubwire n'abatakuzi. Ngaho reka rero Data mwiza, amashimwe akomeza abayeho muri byose. Tuzarangiza iki cyigisho tunyuzwe n'ubushake bwawe mu izina rya Yesu, amen. Kumenya Imana muri make, kuba Imana itangira kurema yifuje ko twagirana umushyikirano uwa bugufi nayo. Ni ahantu henshi cyane. Twibuke mu itangiriro Imana buri gihe yazaga kureba abana bayo Adamu na Eva, kubareba uko baramutse, uko biriwe, ibaganiriza, yifuza kugira ngo umubano wabo ukomere. Twabonye no ku bana b'Isirayeli batangiye kugenda urugendo, bari kuva muri Egiputa bagiye i Kanani. Uwiteka yababwiye ko bo ku buturo bwera, noneho rero bukaba kugira ngo Imana yabo ibe hagati muri bo. Uwiteka no kuva kera kose n'uyu munsi wa none kugeza iteka ryose yifuza ko twabana nayo, yifuza ko twagirana umushyikirano wimbitse nayo. Satani rero icyo akora ni iki? Yibasira cyane cyane ubumenyi dufite ku mico y'Imana, ariko kandi Imana itwereka mu buryo busobanutse ibinyujije mu ijambo ryayo, kandi noneho rero no mu mwana wayo ari we Yesu Kristo. Mu by'ukuri rero kugira ngo ishusho y'Imana isobanutse neza, nta handi twagombye kwikura. Ishusho y'Imana isobanutse neza kandi nziza ni iby'ingenzi niba dushaka kugirana nayo umushyikirano wimbitse. Muri make dushaka kugirana n'Imana umushyikirano wimbitse, nuko twamenya ishusho yayo isobanutse neza. Turayikura rero ni mu byanditswe byera. Reka turebe isomo ry'icyo kwibukwa twahawe muri iki cyumweru, riboneka muri Yohana 17 umurongo wa 3. Ubu nibwo bugingo buhoraho. Uyu ni Yesu abivugaga. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo ubyivugiraga. Ntabwo dushobora kugirana n'umuntu umushyikirano tutazi imico ye. Urugero, bashobora kubaza bati mbese
uyu muntu uramuzi, nk'uwakuba ati mbese Evelyn uramuzi, ushobora kuvuga uti yego Evelyn ndamuzi. Iyo uvuze ngo yego ndamuzi ugahita uvuga ngo ndamuzi, ni uko ufite ibintu byinshi wamuvugaho. Wenda uravuga uti uyu Evelyn ndamuzi, twarakoranye, ababyeyi be wenda bakoraga ibi n'ibi, twakundaga kujya gukinira mu rugo, twakundaga kugenda bakatugaburira, mbese wavuga byinshi cyane. Wenda uti Evelyn twariganye, se Evelyn twarakoranye. Muri make umuntu uzi umuvugaho byinshi kubera ko ubumuzi n'umubano wanyu ugenda ukora kubera ko mwagiye mubana, mwagiye muhura mu bintu bitandukanye, uwo muntu ubumuzi. None si niba dukenera kumenyana nk'abana b'abantu, Imana yo ari ifite ubugingo buhoraho bwacu, dukeneye kuyimenya bingana iki? Dukenera kuyimenya, tukamenya imico yayo, tukamenya ibyo yanga, tukamenya ibyo ikunda, tukamenya n'iyiriyo. Muri iki cyumweru tuzarebera hamwe icyo birivuga ku byerekeranye n'imico y'Imana kugira ngo turusheho kwisobanukirwa neza. Ni ngombwa ko isi icuza umwijima irasigwa n'umucyo w'icyubahiro, ubwiza ndetse n'imbabazi n'ukuri byayo. Hatabayeho uyu mucyo waturasira, n'ukuri twaba twiringiye ikirimo ubusa. Indimi zacu rero ntabwo zashobora gusobanura neza uko Imana yacu iteye, ntabwo zabishobora na gato. Niyo mpamvu gusobanukirwa uko Imana iteye utifashishije Bibiliya byatuma unyura uruhande rw'ukuri, byatuma kandi ugoreka amakuru dufitiye ayo yifuje ko tumenya ajyanye n'imico yayo. Reka muri make tuvuge iby'Imana twifashishije ijambo ryayo, twe kwifashisha ngo ndatekereza uku, twe kwifashisha ngo imyaka maze, ngo byanze bikunze byagombye kuba bimeze gutya na gutya. Oya, dushakire ukuri kose kw'Imana mu ijambo ryayo, niyo tuzashobora kwisobanukirwa, dushobore kuyibwira n'abandi batayizi. Tugeze rero ku ngingo ivuga ngo ishusho igaragara cyane y'Imana. Mbese ishusho igaragarira abandi, ishusho igaragarira buri muntu wese? Oya, twasanze ko hari ishusho y'Imana itaboneka, ariko noneho rero hano baravuze ngo iragaragara. Niba igaragara cyane rero ifite abigaragarira. Byanze bikunze Imana yacu ntabwo ari Imana ishaka kugira ngo yihishe twe kuyimenya, ishaka kugira ngo tuyimenye, tuyikorere tuyizi, tubane nayo tuyizi. Ishusho y'Imana rero igaragara cyane turayikura he? Mu byanditswe byera ngo twakomeje kubivuga. Ibi rero nishobora gukora umwe utagaragara, wa wundi uri hagati y'isi yacu y'ibitaboneka ndetse n'ibiboneka. Bibiliya yonyine kandi nishobora kutwereka aho twavuye ndetse n'aho tujya. Yego aho tuva turahazi muri ubuzima, ariko aho twavuye twibuke ko twararemwe n'Imana izo ibyo yaturemyemo. Bibiliya rero irabitwereka byose, itwereka aho twavuye n'aho tugana kandi ikabidusobanurira neza. Si ibyo gusa kandi Bibiliya inatwereka n'utegeka ibiriho byose, ndetse kandi ikatwereka nuko ateye. Bibiliya ivuga Imana rero iyo ariyo nuko iteye mu buryo bwinshi butandukanye tugiye kureba, ntituri burangize, ariko ni mu buryo bwinshi Bibiliya ivuga iyo Mana tugiye kureba, ya Mana dukeneye kugirana umushyikirano wimbitse nayo. Muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 12 atubwira ko iyi Mana ari Imana izi byose. Twagera muri Yesaya cya 30 umurongo wa 18 akatubwira ko ari Imana y'ubutabera. Mu Gutegeka igice cya 7 umurongo wa 9 hatubwira ko ari Imana ibabarira. Ni Imana yuzuye kubabarira. Kandi none ni Imana ifite kugira neza no kwihangana. Tubisanga mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 4. Twagera mu Rwambere rw'Abakorinto mu gice cya 2 umurongo wa 7 tukabona ko ni Imana yuzuye ubwenge. Mu Rwambere rw'Abakorinto mu gice cya 2 ku murongo wa 7 tubona ko ari Imana yuzuye ubuntu. Ubuntu bwe burarenze, nta wundi nta kindi kintu, nta handi wantu hakura ubuntu bw'Imana yacu. Muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 14 hatubwira ko ari Imana yuzuye kubabarira. Muri make ni inyambabazi. Byagera muri Yeremiya igice 29 umurongo wa 11 hakatubwira ko ifite imbaraga zo gutsinda urupfu. Muri make niyo yonyine ifite imbaraga zo gutsinda urupfu. Twarabibonye ku musaraba, Yesu Kristo yarapfuye kandi arazuka, kandi adusezeraniye ko naho twaba twarapfuye umwizera wese afite ubugingo buhoraho azazuka. Nta wundi muntu rero washobora gukora icyo kintu uretse Imana Data wa twese yonyine, kuko niyo muremyi. Twabonye na kamere yayo, twabonye n'ubwami bwayo, mbese ni byinshi cyane twavuga ku mico y'Imana, ni byinshi cyane twayivugaho, ntabwo twabirangiza. Ibyo byose rero ari byo tuvuze n'ibyo tutavuze byose bituma turushaho kubona impamvu zo kuyikunda kandi no kumeza kugirana umushyikirano nayo, kubera ko niyo byose kuri twe.
twirinde kugwa mu mutego nk'uwo Lusiferi yaguyemo. Lusiferi rwose twabonye ko yari yubashywe, twabonye uburyo yari yararemwemo ko yari uw'agaciro, yararemwe mu mabuye meza y'agaciro, mu mabuye ahenze. Lusiferi yari afite icyubahiro kirenze urugero, ariko noneho ariyonona. Muri make umutego yaguyemo natwe tutabaye maso twawugwamo. Twabonye kandi rero ingaruka z'icyo Lusiferi yakoze, twarazibonye kandi n'uyu munsi dukomeje kuzibona. Zatujeho ni ingaruka z'intambara ikomeye, ya ntambara iri hagati ya Kristo na Satani, intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Iyo ntambara natwe twayisanzemo rero. Muri make turi nk'ikibuga ari Kristo na Satani barwaniramo, ariko dufite amahirwe no kubera ko twabaye abafatanyabikorwa na Kristo, natwe turwana urwo rugamba kandi twahawe intwaro tugomba kurwanisha. Za ntwaro ziri mu Efeso 6. Ziriya ntwaro rero nizo tugomba kurwanisha, zirimo no kwiga ibyanditswe byera no gusenga n'ibindi byinshi cyane. Duhumure ntabwo turi twenyine, byanze bikunze. Nubwo Lusiferi yagomye agacibwa akaba ashaka ngo tuzarimbuke, ariko dufite inkora zo kurwanisha. Ntabwo azadutsinda kubera ko uwamutsinze ndetse akamutsinda no ku musaraba, natwe niwe turi kumwe nawe, natwe twabaye abana be kandi noneho turabafatanyabikorwa nawe muri uru rugamba. Reka twizere ko tuzarurangiza dutsinze rero. Muri intambara ikomeye rero, Satani ahora yiga uburyo yawe by'ubwenge bw'abantu, muri make akabuyobereza ku bintu bigenda biduhuza uko bwije n'uko bukeye, mu kazi se, mbese ni ibintu byinshi cyane bishobora kuturangaza. Rero Satani ahora yiga uburyo yawe by'ubwenge bwacu, akabuyobereza muri ibyo bintu biduhuza, noneho rero bigatuma tutakira ubumenyi uva ku Mana yacu. Mbese koko nibyo ufite ibintu biguhuza, ufite ibintu bituma utabona igihe cy'iby'Imana. Buri wese yisuzumye yasanga afite ibintu bimuhuza cyangwa bimwibagiza kutitabira kwiga ijambo ry'Imana. Ni umugambi wa Satani rero, twirinde tutazawugwamo kubera ko twazarimbuka. Reka dusome mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 5, turebe mbese Satani byamugendekeye gute. Satani arafite umugambi iki igeze kuri Eva, twumenya ikinyoma yamubwiye cyerekeranye noneho n'imico y'Imana. Inzoka arusha guburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Yibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Ahangaha we gushidikanya kubera ko twibuke ko koko kiriya giti ni igiti cyangwa kubamenyesha icyiza n'ikibi. None Satani arivuze ati, nimujya kuri izi mbuto muzamenya icyiza n'ikibi. Muri iyi mirongo rero tubonye ubutumwa Satani yahaye Eva, ubutumwa butari bwo, ubutumwa bwo kumuyobya, ubutumwa bwo gutuma ashidikanya. Natwe umunsi wa none dushobora kuba tubona ubutumwa nk'ubwo bwo kutuyobya, bwo gutuma dushidikanya, tukaba twarenga umurongo utukura. Ahangaha Satani ashaka kubwira Eva ko Imana yamuhishe amabanga. Yamuhishe amabanga akomeye, yamuhishe uburyo ashobora kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, noneho akazaba nawe nk'isumba byose. Twibuke ko Lusiferi nawe ashaka kuba nk'isumba byose, ashaka kugira ngo intebe ye yizamure ayigeze hejuru abe nk'isumba byose. Naha rero abwira Eva ati, rwose oya, igiti nimukirya, izi mbuto nimuziryaho muzaba nk'isumba byose. Icya kabiri, Satani yashatse kubwira Eva ko Imana itifuzaga ko Eva agira imibereho myiza. Niba Imana itarifuje ko Eva agira imibereho myiza, ndetse na Adamu ntabwo agomba kugira imibereho myiza. Ibyo byose rero byagiye muri Eva, aravuga ati, koko iyi Mana ntabwo ishaka kugira ngo tube abantu bakomeye, tube abanyacyubahiro. Imana ntabwo ishaka kugira ngo tugire imibereho myiza, niba iduhisha kugira ngo tumenye ibibi n'ibyiza. Iyi Mana ibyayo ntabyo. Inzoka irakomeza ibwira Eva ko atari Imana yo kwiringirwa, kubera ko ni Imana y'iminyamico mibi, ni Imana itari nyarukundo. Muri make ntabwo ari Imana yagombye kugirirwa icyizere ndetse n'ibyiringiro. Ahangaha rero twavuga ngo ni kuri Eva, ariko natwe umunsi wa none Satani ashobora kuba tuzanamo ibintu bituma dushidikanya, tukumva ko iya Mana atariyo, ahubwo tukayireba mu rundi ruhande cyangwa mu bundi buryo. Twibuke rero ko Eva uko yabonye Imana, uko yayibwiwe na Satani cyangwa na Lusiferi,
niko yagiye ayibwira umugabo we. Natwe uyu munsi wa none rero dushobora kuba tubwirwa Imana mu buryo butari bwo, umwanzi akatubwira Imana mu buryo butari bwo. Niba wenda urwaye, umwanzi akakubwira ati none se iyo Imana ntibigukunda kubera iki warwara? Wagize ibyago kubera iki n'Imana igukunda kubera iki wapfusha? Ibintu nk'ibyo byose agatangira kudushyiramo gushidikanya kugira ngo ibyiringiro ko dufite ku Mana yacu biyoyoke, twumve ko atari Imana idukunda. Ariko imico y'Imana yacu ihora ari imico myiza cyane ni imico irangwa n'urukundo. Abo yaremye rero ihora ibakunda, ntabwo yabifuriza ibibi na gato. Ariko ukugushukwa cyangwa ukugutuma dushidikanya, turakugira uko bwije nuko bukeye, umwanzi nibyo ashaka kugira ngo twe kumenya ukuri, noneho twe kukubwira n'abandi. None se icyo twakubaza ni kimwe, mbese mukuri wamenye? Aho ntabwo ugerageza kwigana Lusiferi nawe ugashaka kugoreka ukavuga ukuri kutariko, ukayobya abandi akabuzarimbuka n'abandi bakarimbuka. Muri make imico y'Imana yacu ni imico idahinduka, niyo nyiri imico idahinduka kandi ni myiza kuri twe. Tugomba no kuyigana kugira ngo natwe tube abana bayo koko bakundwa, tugabura ibyayo. N'abisi bakeneye kugira ngo bamenye ukuri, abisi bakeneye kugira ngo bagire amahoro, bazayakura ku Mana, ntandi bazayakura, ariko ni twebwe tuzayajyana. Imana rero ntacyo yaguhishe, ntabwo yaguhisha amabanga, oya, hano rwose ni ibyahishuwe. Tugiye kuruka Imana twese ishaka kutwishurira kugira ngo tuyimenye, noneho tuyimenyeshe n'abandi nta gushidikanya. Imana ntabwo dushobora kuyiringira byanze bikunze tutazi imico yayo, ntabwo byashoboka. Atari ya mico tubwirwa na Satani, ahubwo imico dukura mu byanditswe byera nituyimenya nizatuma dusobanukirwa n'Imana iyo ariyo, none dushobore kwigirira icyizere mu byidusaba byose. Mbese twibaze, ubwo ibyo byageze kukubaho ukagaragariza abandi imico y'Imana itari yo? Uko bwije nuko bukeye, kwibuka twaguye mu bidushuka, mu tugerageza ugasanga twagaragaye kutagomba kugaragara. Aha none ikibazo cya buri muntu wese wigeze ugaragaza Imana mu buryo butari bwo, wagaragaje imico y'Imana mu buryo butari bwo. Reka tugerageze kwerekana Imana yacu mu buryo bukwiriye, twereke abo tubana nabo urukundo rw'Imana yacu, tubereke imico y'Imana yacu, abo tubana nabo, abo duturanye se mu mirimo itandukanye, twerekane Yesu Kristo, twe kumwerekana mu byo tuvuga gusa, tumwerekane mu byo tuvuga no mu byo dukora, kugira ngo n'abandi tubwira iby'Imana yacu barusheho kuza dufatanye gukora uyu murimo, ariko noneho tuzo dukorera uwo ari we n'Imana yacu, bityo umushyikirano wacu n'Imana yacu uzakomera. Ndakwifuriza kugira ngo umushyikirano wawe n'Imana yawe ukomere, nanjye nibyo niyifuriza muri kano kanya. Reka tuzarebere hamwe n'ubundi ingingo ikurikira ejo hazaza, umwami aduhana umugisha. Data wera, Mana ishobora byose, uri umurengezi wacu, uri umwishingizi wacu, ushobora byose, uri byose kuri twese, nagiye habwa icyubahiro. Turifuza kukumenya Data wera. Twakumenya gute tudasomye ibyanditswe byera? Twakumenya dute dufite Mwuka Wera? Twabonye Data mwiza ko Mwuka Wera ari byose. Mwuka Wera ni utwereka icyaha, Mwuka Wera ni udufasha mu kwihana, Mwuka Wera ni udusobanurira ibyanditswe byera. Data ndakwinginze, duha Umwuka Wera, ko twasanze ko umuntu udafite Umwuka Wera aba ameze nk'uwapfuye, kubera ko twasanze ko umuzabibu udashoreye imizi mu butaka bwiza udashobora gukura. None Data mwiza, nako turashaka kugira ngo tubone Umwuka Wera nyaguhora ku ngoma. Umwuka Wera dukuze ko tubere byose, ubane natwe tuneko dukomeze muri byose, kandi Data mwiza umuduhe mu bwinshi kugira ngo tubere abakuvuga muri isi cy'umwijima. Nuko bidukwiriye, widuhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.